impamvu mbivuze hari abantu benshi bajya bambaza atari ko Claudine ubu nawe hari igihe ugeramo ukumva ushaka gusengerwa n'abantu wenda ukumva baguhanurira nanjye ikigenge ngibaza kumva nyine nawe ushaka kumva ijwi ry'Imana bazi ko uri umuhanuzi hari umunsi mbyuka nkoga nkambara neza cyane nkafata Bibiliya n'indirimbo nkagenda nkajya nko kwa David usengesha nanjye nkirwayo ndi gusenga nkeneye kumva ihumure ry'Imana. Noneho arangije apfukama imbere yanjye kugakeka abandi bose bagiye arambwira ati mbabarira unsengere ati kuko iyi nzu ndimo nyishura 5,000 ku kwezi yaratoraguraga udukwi ku kwezi n'imbeho yari nyinshi yenda no kumwica abandi bari mu munsi mukuru abandi bari kwishima abandi bari guserebura ngo we yabuze ahajya yabuze n'ibyo kurya yabuze n'ibyo kunywa uriya mutindi mbonye uri gutoragura udukwi twitwa gusenga uriya mutindi mbonye uri gutoragura udukwi twitwa kwihangana uriya muntu mbonye uri gutoragura udukwi irenganya abantu David ngo ntago bagusuraga umusozi uri munsi yawe ntukwemerera gusurwa wapi bura hari n'amafaranga atashobora kurenga umusozi ngamanuka agere munsi ya YouTube. By'agaciro gakomeye kuduhitamo no kuri Gonike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David ninjye mugiye kwara muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone uyu munsi natembereye mu karere ka Musanze naje gusura umuhanuzi wacu umwana w'Imana umukozi w'Imana Claudine. Twari tumaze iminsi tutaganira nawe ariko uyu munsi Imana yemeye ko nza kuganira na Claudine nyuma y'igihe kirekire yibereye hanze mu bihugu by'amahanga. Uyu munsi nongeye kugaruka iwabo kumusura. Claudine ni karibu. Imana ishimwe ko nongeye kuganira nawe. Banza dushyira imbere y'Imana. Mana data wa twese mana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa turagushimiye turaguhimbaje tugushimiye imirimo myiza n'ibitangaza wagiye udukorera uko bwije nuko bukeye izina ryawe nirihabwe cyubahiro. Nyemerera ngushimire ko wongeye kudutiza aka kanya ko kugaruka imbere y'iyi kamera tuvuga ineza yawe nushimwe. Mwaho tweze udutunganye utubabare ibyaha byacu uko twagucumuyeho kose utweze imiga yose yatubonye witubabarire numara kutweza ururuke ubane natwe mu minota mike tugiye kumara ahangaha uyibanemo natwe uvugane natwe ukorane natwe ndetse ubane natwe kandi turakwinginze cyane kugira ngo eri bivuga butumwa tugiye gukora cyangwa se ibiganiro tugiye gutambutsa bigere kuri buri mwe wese kandi buri wese uri budukurikirane agire icyo yunguka nanga se icyo yumva nanga ikimufasha muri biganiro tugiye gukora. Urakoze kuri Imana yumva gusenga twese utwemerere usubize kwifuza kw'imitima yacu kubw'iri jambo tugiye kumvira ahangaha. Urakoze kuri Imana yumva gusenga ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma umeze ute? Meze neza. Reka banze ntanye itangazo gatuka ngo tutangire ikiganiro shaje. Hanyuma ku bantu badukurikiye iyo dusoje gukorana n'umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana turamubwira mu kiganiro kiri gusoza akatubwira nimero yiwe. Ku bantu bampamagara njyewe David ushobora kumpamagara ukampura ariko icyo usabwa ni kimwe no gukurikira ikiganiro cyose cyane ko kiba kirimo amagambo cyangwa se kiba kirimo ikiganiro cyubaka umurimo w'Imana ariko nanone tuba dufite umwanya w'ijambo ry'Imana ku bantu bakunda ijambo ry'Imana. Hanyuma tukaza gufata n'umwanya tukabaza nimero umukozi w'Imana twaganire nawe akayitubwira ku bantu bifuza gusengana nawe. Hanyuma ikindi niba ugenda ukurikira ibiganiro tugenda tukugezaho ukabikunda uba ugomba gukora subscribe kugira ngo tukomeze tube umuryango mugari ukareba n'inshuti yawe wifuriza ibyiza ukareba inshuti yawe wifuriza ibyiza ukamusangiza kino kiganiro cyangwa se ukakimusharinga. Nawe niba wagusharinze kino kiganiro menya ko umuntu kiguhaye aba ari inshuti yawe. Ikindi gisigaye no kujya handikirwa ubutumwa makatubwira mukosora iki ngiki mukora iki ubutamu zabigenze gutya twitwemera inama ariko nanone kutubwira ko mudukunda turabyishimira cyane cyane. Ariko iyo bigeze kuri Claudine iyo umubwiye ngo uramukunda we akoresha umunsi mukuru ni igiterane. Claudine umeze ute? Meze neza. Iyo bakubwiye ngo uragukunda ni igiterane kuri wowe ni igiterane. Umva nagurisha nibyo mfite nka gusura. Claudine akunda abantu bamubwira ngo turagukunda ushingiye ahantu yavuye nta muntu umubwiye akamukunda uyu mubwiye ati turagukunda ni wawe umuryarya akoresha umunsi mukuru. Kanahise bitekereza
hanyuma Claude umeze ute? meze neza. Imana irakurinze cyane. urashima Imana cyane. amaba y'Imana kuriho cyane. wambaye neza uragaragara neza. Urakoze. Nasanze nta munsi n'umwe twakorana ufiyo. Jewe ndibaza iyo ugiye kugura umwenda ugura n'ibintu bijyanye. Imana ntago yaguha ikintu kimwe. Hari umuririmbyi wa 419 ugavuga ngo hari umwami wa kera. Hari umwami wa kera yari umugwa neza ari kuri Noheri areba umutindi yaratoraguraga udukwi ku kwezi imbeho yari nyinshi yenda no kumwica yaratoraguraga udukwi ku kwezi n'imbeho yari nyinshi yenda no kumwica nuko abaza umwambari w'umuhungu muto aturiya mutindi uzi wabo mbese undi aramusubiza ati yenda hazi aba mu kirorero cyo hirya y'umusozi undi aramusubiza ati yenda hazi aba mu kirorero cyo hirya y'umusozi ati ngwino mwambari tumugemurire nzanira amafunguro n'ibyo kunywa n'inkwi barawagurukana badatinya imbeho kandi bihanganira umuyaga w'icyago barahagurukana badatinya imbeho kandi bihanganira umuyaga w'icyago. Amen. Bihanganira umuyaga w'icyago. Hanyuma ngo uyu mwami wa kera ngo we yarari umugwaneza ubwo bigashoboka kari Yesu. Hanyuma ngo umunsi umwe ari kuri Noheri abandi bari mu munsi mukuru abandi bari kwishima abandi bari guserebura ngo we yabuze ahajya yabuze n'ibyo kurya yabuze n'ibyo kunywa ngo ari gutoragura udukwi dukeya ku kwezi. Umuririmbyi niko yavuze utu dukwi inkwi zo gusimbisha ibishimbo ntago wazica nijoro, inkwi zo guteka ifiriti ntiwazica nijoro. Impamvu yari gutoragura dukeya ku kwezi kwari ukugira ngo ajye kutwota ubwo urumva nta n'ikintu na kimwe yari afite. Umuririmbyi aravuga ngo nuko uyu mwambari mwiza ngaramwitegeza ngamugirira impuhwe ngo ariko ntihagira ikintu amukorera ngo ajya kubaza umwambari w'umuhungu mutoya. Buriya Imana David ntago Imana iva hayo mu ijuru ngize kwigidwa urazenguruka mu isi ifite marayika uzenguruka mu isi akamenya ngo Claudine arababaye akamenya ngo Claudine ibyamubega byaba bijyanye na gutya none uyu marayika akaza kukuvuganira imbere y'Imana mu ijuru akabwira Imana ati burya bwose Claudine nasanze ameze nka gutya na gutya. Ibuke igihe Daniyeli yarari gusenga yabuze icyo akora Imana yohereje ibisubizo bigahera mu nzira ngo Imana yagavuze iti nohereje marayika none bigashoboka ko atageshejeyo ibi bintu ahubwo reka nohereze n'undi marayika witwa Gaburiyeli. Hari abamarayika bashinzwe kuturebarebera ntago Imana iyo iza kwidwa izenguruka. Hanyuma rero ngo hari hariho n'umwambari ushinzwe kumenya ibyobo ngabo ngo w'umuhungu mutoya ngo uyu mwami wakeraga mubaza ngo uriya mutindi mbonye uri gutoragura udukwi twitwa gusenga, uriya mutindi mbonye uri gutoragura udukwi twitwa kwihangana, uriya muntu mbonye uri gutoragura udukwi twitwa guca bugufi, uriya muntu mbonye uri gutoragura udukwi mbese uzi wabo. Niko umuririmbyi avuze. ngo undi agamusubiza ati ye ndahazi aba mu kirorero cyo hirya y'umusozi. David umuntu utuye munsi y'umusozi hari imigisha zidashobora kumugeraho. Hari abantu baba batinya imisozi, nanjye ntago nzi kugenda mu misozi. Nanjye ntago nzi kugenda mu misozi. Nta misozi haba. Yego. Hanyuma hari abantu baba badashobora kurenga imisozi ngo baze kugusura. Niyo mpamvu wari ubona inshuti ari abahirimbiri gusa basa kukureba, nukuri munsi y'umusozi nta mukiga wamanura imodoka ye munsi y'umusozi. Wapi? Hari abantu duherutse kuganira barambwira ngo bo ngo barakoze ngo ariko babuze iterambere. Nta terambere. Nta terambere ryamanuka munsi y'umusozi. Wapi? Hari inzu itakubakwa munsi y'umusozi. Urabizi? Imana ishimwe.
umuntu utuye munsi y'umusozi hari inshuti yemerewe n'izo atemerewe. Nyine wemerewe za zindi zo mu misozi n'ubundi zatandamye ibirenge zifite amakakama ku ntoki, wapi babandi bagira udutoki duhumura. Nyine ahantu utuye wirenganya abantu David ngo ntago bagusuraga. Umusozi uri munsi yawe ntukwemerera gusurwa, wapi buriya hari n'amafaranga atashobora kurenga umusozi ngo amanuke agere munsi ayo utuye. Buriya inoti ya 5 ntiyarenga umusozi, ariko kubera kasenkisa ko kaba koroshe kataremereye, yego nta kigenda nyine, nta mibare zikavuna zihanditse, umuyaga uraza ukagahuha kakarenga umusozi kakagera ahantu utuye. Buriya amabaze, abagore baza amabaze, abaza ibitenge bihenda, ibyo bitenge ntabwo umuyaga upfa kubigurura, ariko iyo wambaye London iyo uri kugenda mu muhanda ujya kubona umuyaga urayihusha, ariko si nuwe muntu wambara ibaze umuyaga gukayihuha. Haje umuntu twandikira muri comment niba yagambaye baze umuyaga ukayuhuha, ndabansinzwe. Ariko London nta numwe uyambara ngo umuyaga were kuyihuha iguruke. Rero niyo mpamvu ngayamubwiye ati ye aba mu kiroro cyo hirya y'umusozi, nta bishimbo byamusangayo, nta makaroni yamusangayo, nta figiti yamusangayo, cakoze ibijumba kubera bitembagara cyane, ibijumba byo birahirima kandi natwo tw'utujonjori tutaremereye. Cakoze umusore utarageze no muri Gahidienne yashobora kumanuka umusozi kubera n'ubundi aba yarakuze ari kumanuka imisozi ari kuja gukorera ibijumba n'ibiki byose, ariko wawundi wakuriye muri Amerika, muri Canada, hehe na he ntagashobora kurenga umusozi ngaje kureba Claudine. Hanyuma umuriri ngo uyu mwami wa kera ngaramubwiye ati nzanira amafunguro. Uwumve David, ubwo ngeze ku gisubizo giye kugusubiza. Ngaramubwiye ngo nzanira amafunguro, unzanire n'inkwi, unzanire n'ibyo kurya. Bivuze ngo Imana izi ibintu bijyana, ikabiterura, ntago yaguye ibiryo ngo ikwime inkwi zo kubitekesha. Wabirya zari bibisi ngikwima amazi yo kubitekesha? Ntago bibaho. Niba ikuzaniye ibirayi akuzanira n'udukwi, ikuzanire n'amazi. Niba ari ifiriti ishaka igazana ibirayi, izane n'amavuta, izane n'utuntu two kuyirisha. Niyo mpamvu rero ububona yaranzaniye agakanzu, ikanzanira n'udutambaro dusa, ikanzanira n'agasaha n'udukweto. Nuko ntago yakuzaniye ikintu kimwe gusa. Agasaha gasa n'agakanzu abantu bakarebe neza, igitamba ishaka isa ku ruhande, igitambaro gisa n'ikanzu, akantu k'umukara gasa n'akantu k'umukara karimo kanzu n'inkweto nazo nazerekana n'inkweto z'umukara. Claudine urasa neza pe. Murakoze. Niba ari ukuvuye mu mahanga, Claudine uko yakuvuye mu mahanga? Oya. Amahanga wasanze baturusha iki? Mu mahanga si hari izuba ryeshe niryo nabonye. Ndi kuvugana n'umu diaspora ubu ngubu. Ariko Yesu ugira neza. Ugira neza Mana, ugira neza. Yesu ugira neza pe. Ugira neza Mana, ugira neza cyane. Yego. Claudine wa kera wakagenda gateza amaviza mu mupaka makasha karenga kambuka kagenda. Yego. Hanyuma Claudine abantu bagiye kumira nabi, bari kumwe ngo Claudine yagiye hehe, ariko mwumve ko Claudine yaragiye hanze, amubwiye ati nava hanze nzahita nza kuganira nawe. Nayo nagiye Kampala mu Buganda, ariko ni kure Davi. Ibaza ahantu urara mu modoka bukarinda kugukera. Twahagurutse hariya ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda saa 2 za nijoro zo mu Rwanda, tugerayo saa 2 za mu gitondo zo mu Rwanda. Nibwo bwa mbere ukoze urugendo rungana gutyo? Yego. Mu mateka yawe? Cyane. Ahandi nyine naragendaga wenda nkirirwa mu modoka, nkava wenda nko mu rugo nka saa 1, wenda nkajya iyo ngiye saa 8 za kumanywa. None ahandi ho nukurara yuko yidwayo mpaka. Ni kure cyane. Hanyuma umurimo w'Imana yaguhaye Claudine umeze ute? Neza, nta kibazo, ibintu biri kugenda neza. Ibintu biri kugenda neza. Imana iri gukora ibitangaza cyane. Ubu kuvuga Imana utarebeye ahandi, ku Mana wiboneyeho. Niboneye ubwanjye.
niboneye ubwanjye apana iyo nabonanye abandi ngo imana ya Davide ngo imana ngo yahaye Davide ngo igikapu njyewe ntacyo ngira nibanze ikimpe nze mbabwire ngo imana itanga igikapu wako nibajya bare ngo mana ya Yakobo sagana Yakobo uyu munsi ugaragare ni wowe mana Chatarimba mana ya Claudine Dimwe ariko Claudine nari mukumbuye ngewe ariko abantu bamereye nabi bari bamereye nabi ati Claudine yagiye hehe wa mukobwa wacu Musanze yagiye hehe bari bamereye nabi Claudine nari nago babinyoroheye rega mwabantu nibwo nari nago babinyoroheye uko mumushaka mukamubura nanjye nigo mushaka nkamubura kandi ahari hari nige nigeze kuza kumureba hano mu rugo nsanga afite abantu benshi ntaganiye nawe nuko nkuko bimeze Bibiliya yaranditse ngo buri kintu cyose kigenerwa igihe cyacyo ngo hari igihe cyo kunezererwa hari igihe cyo kubabara hari igihe cyo guhunika n'icyo kunanuka hari igihe cyo kubyara n'icyo gupfusha igihe cyo gukundwa n'icyo kwangwa buri muntu wese agira igihe cye kandi iki gihe kikagenerwa igihe cyacyo yego kandi n'ikindi kintu namaze kumenya nkunze kukivuga muri iyi minsi nta kintu Imana ikorera mu gihombo wapi ibintu byose bikora mu nyungu zayo buriya hari impamvu Claudine Imana ivuze ati Claudine ubayeho buriya Claudine ibintu byo wacitse ngo byari kuguhitana si byinshi ni byinshi cyane si byinshi ibintu byakukwica yego nk'icyo wibuka ukavuga ati aha ngaha nari mpfuye mbabarira wibimbaza ariko ni byinshi cyane David ni byinshi 2023 ejo bundi 2023 yego nagiye gusenga ahantu buriya rero mwa bantu mwe nta muganga wivura kandi nta n'umuntu wigira niko Kagame perezida wacu yatubwiye aratubwira ngo nta muntu n'umwe wigira umuntu wese witwa umukire akeneye umukene kugira ngo umukene amukorere ibintu bye bikomeze bizamuke buriya umukire abuze umukene umukorera ibintu bye byazamba yego Subizi David noneho umukene nawe akeneye umukire kugira ngo amukorere abone ikintu kimurazaho buriya abantu baciriritse babuze umuntu bakorera bapfa n'ubundi ubwo rero urumva nta udakeneye undi mboneye kubwira abakire nimuzajye musuzugura abakene barabagize buriya abakene badahari namwe ubukire mufite bwaje haza bwatembagara namwe bakene nimugasuzugura abakire nibo babagize umukire adahari ngo aguhe akazi ukore ubone icyo urarira inzara yaguhitana ubwo nuko nguko mbivuze Imana ishimwe ubwo bwanyumvise banje ndakana keza nta kibazo hanyuma njya gusengera ahandi hantu hari umuntu umwe impamvu mbivuze hari abantu benshi bajya bambaza atari ko Claudine ubu nawe hari igihe ugeramo ukumva ushaka gusengerwa n'abantu wenda ukumva baguhanurira nanjye ikigenge ngibaza kumva nyine nawe ushaka kumva ijwi ry'Imana yego bazi ko uri umuhanuzi hari umunsi mbyuka nkoga nkambara neza cyane nkafata Bibiliya n'indirimbo nkagenda nkajya nko kwa David usengesha nanjye nkirwayo ndi gusenga nkeneye kumva ihumure ry'Imana yego ubwo nanjye ndabibabwiye ubwo nawe ugifata akanya ukajya gukenera undi muhanuzi nkakenera undi muhanuzi nkajyayo nkapfukama ngasenga niba ari n'ituro nkatura niba ari n'ibikorwa nsanzwe gukora nkamufasha narangiza ngataha yego nuko hanyuma ubwo ibyo tubivuyeho hanyuma rero nja gusenga ahantu hitwa mu Kidaho urahazi mu Kidaho ngezeyo nsanga abantu bari gusenga ari nk'abantu 50 nyine bahuriye mu rugo rw'umuntu nkuko nanjye baza hano turasenga dusoje gusenga saa 8 umugabo arambwira nyigicumba yarari n'umugabo arambwira ati Claudine mukozi w'Imana ihangana usigare hari icyifuzo ndi kumva nshaka kuguha kibanga ntavugira muri rusange yego ndavuga subu ahantu kari bwo bwa mbere mpasengeye iki cyifuzo kibanga ubwo nyine mbitekereza ariko nyine ndavuga ati kubera ntoranije reka mwubahirize numve bwawe ndagi n'igihe Imana ishaka kari ryo sengerayo umusengera noneho arangije apfukama imbere yanjye kugakeka abandi bose bagiye arambwira ati mbabarira unsengere ati kuko iyi nzu ndimo nyishura 5,000 ku kwezi
ubwo niyo akodesha nyine nawe urumva inzu ya 5 uri kuyumva uko imeze. Ati nyikodesha 5,000 ku kwezi. None ku mugoroba baraye baje kunyishuza maze kurenzaho iminsi 15 ntarishura. Baraye baje kunyishuza basanga ari 1,000 mfite ndakibaha, ubwo mbasigayemo 4,000. None bambwiye ngo baragaruka ni mugoroba saa 12 nibasanga ayo mafaranga ntayabonye barahita bansohora. Yataba yatanze 1,000. Ubwo asigayemo 4,000. Noneho David, Imana ntishobora gukora ikosa ryo kugutega umuntu udafite ibyo ushaka. Wapi. Noneho umukobwa wabizima nari mfite 4,000 bitarenga inote 2 za 2,2 ariyo yonyine mfite. Navuye hano wicaye iwacu nja mu Kidaho n'amaguru, mfite gahunda yo kugaruka n'amaguru. Ayo 2,000 ari ni forme ya korari nkeneye. Twari turi kugura nyine udutenge twitwa London, kamwe kaguraga 2 no kudoda ishati ari 2. Ubwo nyine twagigaga n'ayandi majipo tuzajya twambarana nayo mashati. Noneho rero hari kuwa kabiri iyo niforme tugomba gutwara ayo mafaranga kuwa gatatu taha twese nka korari, waba utayatanze bakaguhagarika. Yego. Ndangije ubwo nagiye n'amaguru, amafaranga ndayabitse naya korari, ndi kuvuga atejo kuwa gatatu ndajya muri repetition nyatange yamveho. Umugabo arambwira ati ikibazo mfite ni 2,000. Ati ngiye gupfukama unsengere rwose nabonye uri mu mwuka w'Imana, umamagara amafaranga ubu ni saa 8 bigere saa 12 Imana yampaye 2,000. Nagagenda senga David, nkasenga ati Imana nzi neza ko ku musaraba ikaruvari wameneye amazi avanze n'amaraso. Umutima ukambwira ati ariko ubwo uri kwigitwa urasakuza uri no kwinaniza mu mutwe 2,000 nashaka si ubifite. Undi mutima ukambwira ati sinuyamuha iniforume uzayikura. Nkongera ngasenga ati Imana mu izina rya Yesu uri Imana yahinduye amazi divayi mu bukwe bw'ikana, abantu baranywa barasigaza, duhamagaye 4,000. Umutima ukambwira ati 2,000 so bifite wabimuha. Undi mutima ukambwira ati nubimuha iniforume ya korari uzayikura he. Narasenze ndasenga mara nk'iminota 30 ndi gusenga, umutima unyemeza kumuha bya 2,000. Soje gusenga mfungura agasakoshi nkuramo 2,000 ndamubwira atakira genda wishure. Ansabira imigisha arambwira ati Imana iguha umugisha, nyine nawe urumva umuntu ubonye ikintu yashakaga. Ndataha hariya mu Rugeshi n'ubundura bambe sorry muri Mpenge naho urahaza. Naho hari groupe yaririyo yarantumiye ngo nzaje kubabwiriza uwo munsi kuwa kabiri nijoro. Ndagenda uwabandi nukugenda n'amaguru nta natike bampaye. Bine byawe wabisize nabitanze. Ndatashe ndaje mpinduye imyenda mpitanje aho ngaho. Ngezeyo nkigerayo nagezeyo saa 2 za nijoro sinzabyibagirwa. Ntari nanicara aribwo bari kunyakira nyine bari kunyereka imbere ngo nicare. Umuhanuzi ahita aja mu mwuka avuga indimi nyinshi ntashoboye gusubiramo, arambwira ngo mukozi w'Imana utari wicara utari wasenga buretse manze ngo hanurire. Ndavuga ati nta kibazo. Arambwira ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo Satani yari yacukuye imva. Uyu mwaka ntago wari kurangiza wa 2023 twari turi mu kwa 12. Arambwira atariko Imana irambwiye ngo nkubwire ngo kubera 4,000 wishuriye umuntu ikode. Iyi mva Imana irayisibije, uyu mwaka uzawurangiza n'undi uzawurangiza n'ukurikiye, kandi Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ikimenyetso cy'uko ari yivuganye nawe urakiboneje kuwa gatatu. Ikimenyetso nawe urakiboneje kuwa gatatu. Abantu bose bahita bakangarana barambaza bati si tubwire ibyo 4,000 wabyishuye ko kumuntu ikode. Ndababwira ati ubu turi saa 2 za nijoro saa 8 zuzuye nibwo ayo mafaranga nayakuye mu mufuka nyahereza umuntu, kandi koko yagayo kandi koko yayishuye ikode. Barumirwa bagavuga bati Imana kigukundaga. Ubwo nyine tubivaho ndavuga tubwo wenda ejo naginda sitara canga si wenda apu, ubwo wenda hari n'igihe Imana iganyere ku muntu wakoze impanuka agapfa, wenda ubwo nico kimenyetso. Turasenze ndababwije uko nshoboye, bukeye mu gitondo turataha nta n'ijana bamaye nta n'amazi bamaye yo kunywa.
buriya rero hari abantu bibwiraga ngo uko ngo umukozi w'Imana ngo asengeye abantu ngo bamuha amafaranga ngo cyangwa ngo niba yagiye kubwiza ahantu runaka ngo baramuha amafaranga. Wapi David, hari naho tugera tugataha nta n'amazi tunyweye. Yamenyeye ko umukozi w'Imana wamuhamagaye baba bagomba kumutegera bakamutegura n'agafanta ari buze kunywa cyangwa se amazi y'imbere. Ahari naho ugera ukabura n'amazi yo kunywa wateze n'ayawe. Ubwo ibyo ntago mbitinzeho. Ntago tubitindaho. Ntago tubitinzeho. Ubwo nimba nawe wagigaga wenda ngo njaga kubwiriza nka kwima ubohoke ku mutima wawe. Ubuze ngo mukaye nidusoza sinakubaza ibintu wakuye mu mahanga. Ubohoke ku mutima wawe. Hanyuma no. Aho nyine David tuba turi gutera urwenya. Noneho ndatashe mu gitondo nkigera mu rugo saa 3 za mu gitondo mbona umuntu arampamagaye mu kidaho nabwo w'umugabo arambwira ati Korodine Karame umeze ute mukozi w'Imana? Nimeze neza. Ati rero buramfite ishimwe rikomeye ku mutima wanjye ati umugore wanjye yari yarengeje igihe cyo kubyara arengeje amezi 3 urangije ugamusengera kandi ugatubwira ngo uyu munsi ugihaguruka mu rugo rwacu umugore wanjye agiye kubyara. Ati ugihaguruka indiga mufata aja ku bitaro arabyara. None wowe kagira Imana we iyo Mana wadusengeye ndi kwifuza yuko waza hari undi mugore w'inshuti yanjye utwite yarengeje igihe cyo kubyara n'umugabo we yaramutaye yagiye mu Buganda nyemerera ndakwinginze uko wasengeye wanjye akabyara uze tujyane no kuwo umusengere. Umukozi w'Imana rero ndavuga ati nta kibazo nasenze birakunda ako kabazo umbwiye ni toto. Rero David hari n'igihe Imana igukorera ibintu byiza none ukagera ukumva ari iyawe gusa nta wundi muntu muyiteranije ukazajya uyifugira n'ahashoboka n'ahadashoboka. Ndavuga ati ako kabazo ufite ni toto umwa ndaje ngusengera. Ndakarabye ngiye mu kidaho n'amaguru. Yego. Noneho ngeze mu kidaho duhita tujya kwa wa mama turi busengera. Tugerayo twese uko tungana hari wa mugabo n'abandi dusanzeyo n'uwo mu mama twese hamwe twari turi abantu 8. Dusanga bahishije turarya baduha agakoma keza turanywa twifata neza turangije turasenga. Dusenze saa 8 zuzuye mbwira ndababwira ati tugiye guhimbaza Imana. Noneho nitumara guhimbaza Imana dusengera ibyifuzo dutandukana. Turagiye dutera ikorasi. Duteye ikorasi Imana ikorera mu mubiri wa mugabo ahita yumva akeneye kwihagarika. Noneho n'inzu nk'iyi yacu ifite umuryango guhinga bwanyishe n'inyuma ahita nyura mu rugi mo hagati ahinguka nyine inyuma ayo tuwaretere. Nanjye mpita numva nkubiwe kujya kwihagarika. Nje kubera ntamenyeye nsohokera nkano hanze ndazenguruka ngera kuri tuwarete. Noneho wa mugabo ati Korodine ugiye kunsangamo ndahagara manza namurindira ngavemo. Noneho asohoka ari kuvugira kuri telefone. David ari tuwarete nziza y'inkaragara isakaje amabati itambitsemo ibiti by'inturusu bishasha atari no kuvuga ngo yaranunzwe nshasha nawe ubyumva. Wa mugabo nyine asohoka ari kuvugira kuri telefone. Nanjye ninjiramo ngikandagira ku biti 2 gucya ngo nsutame nkora ibyo nkora ibiti 2 bicikamo 2 manukana nabyo muri tuwarete. Manuka ndi kuvuga ati muna bari ndapfuye. Noneho wa mugabo ngajugunya telefone hasi agarutse kunde basanga namaze kugwamo. Aragenda abwiga bari guhimbaza ati mwihimbaza Korodine yapfuye. Korodine yishwe n'iki? Arababwira ati yahunutse muri wese. Umugore aravuga ati njewe iraudi wese ni njewe uherutse kuyicukuriza bacukuye metero 12 nta muntu ushobora guhanuka muri zo metero ngabeho. Atejo nagiye gusenga Imana irambwira ngo indinze gufungwa imyaka 7 ndi kuzira ubusa. None rero kuva yahanutse mureke tugende birabikarakara tubiriture nyine bimugweho ubwo nimva nuko nyine nubundi wabo ntibazi iyo yagiye. Igo iwabo ntibazi iyo yagiye nta n'umuntu gaza kumutubaza byarangiye. Ariko Imana itabaraga injiji hakaba hari umumama utuye i Kigali wampamagaye
noneho ubwo we ari gusengera kuri telefone ariko nyine ntibazi yuko ahari ari ku murongo. Noneho ahita avuga ati reka ibyo bintu muri gukora ntago ari byo, ati aho hantu nimba haba ambilanse muyihamagare vuba bacukuremo bamukuremo. Bahita bavuga bati kandi MTN ngo hari ukuntu ishushanya ikereka umuntu ahantu yarari. None uyu mugore turi kumva ari umukige yadukoraho. Noneho bahita baza kuri tuwarete. Noneho nkazajya ndumva n'utunyoni turi kuvugira hejuru, nkumva bose bari kwijujuta iki n'iki. Noneho nkababwira ati mwigira ikibazo nta kintu nabaye, ubwo njyewe naguyemo mpagaze neza gutya nk'uko wahagarara, habe no gucika umugongo David, habe no kuribwa umutwe, ibaze muri metero 12. abyumva ubwo urumva Imana atari iyanjye. Ndavuga ati mwigira ikibazo nta kintu nabaye, bakananirwa kunyumva. Cakoze ngo hashize iminota mikeya baranyumva, banyumvise, barambwira turi kutwumva intingo. Ati tugiye gufata inkingi, ni inkingi batega mu bitoki, abantu b'i Kigali babyumve. Noneho ati tugiye kuzizirikamo imirunga, tuzimanure hasi, nugira amahirwe ukabona zikugezeho ufata imirunga uzizirike mu maha. Noneho turazamura, uko tuzamura inkingi nawe uragenda uri kuzamukira kuri za migozi wiziritse. Hanyuma Imana niba yashimye kubaho urabaho, nimba yashimye kupfa urapfa. Bamanura inkingi ndende, nifata imirunga ndizirika, barangije baranzamura kugira ngo mbe umuntu muzima kugira ngo mbe umuntu muzima. Bazanye amashakekani 5 y'amazi, niyo niyogesheje, imyanda zari zangereye nkumva. Imana birakurinze kubera ibihumbi 4 mvaho hantu. 4 watanze byawe 4 biragusevinga kugeza uyu munsi cyane. Rero David, jewe Imana irankunda, warumbwiye ngo ni cece ntimana iherutse kunkorera, nagwaye ikintu gikomeye. Yewe Claudine we, ntago biba byoroshye. Hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana ko muri iyi minsi nk'uko musanzwe mubizi ndi kugendana ijambo rivuga ngo twumve turebe ariko nanone tunagira ute tuniki. Nta kintu Imana ikorera mu gihombo, buri kimwe cyose igikorera mu nyungu zayo. Nta na kimwe ubu kumuri kubona Claudine hano imbere yacu ari mu nyungu z'Imana. Mu nyungu z'Imana. Claudine ari mu nyungu z'Imana cyane. Urugero rwiza rufatika, Claudine nasoza gukora umurimo we azakora hano ku isi, Imana izamuhamagara atahe. Cyane. Izamuhamagara atahe rwose. Cyane. Hanyuma rero ibintu bibiri cyangwa se bitatu ni ukwizera. Claudine, kwizera sinzi kino kintu nakikubajije ariko nagira ngo tukibutsa abantu. Kwizera ugufata ute wowe? Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Kwizera. Kwizera ubundi, kwizera kwa nyako ni ukwizera ikintu utabona kandi utari no guteganya kubona, ako kanya ukakizera. Urumva hari ukuntu buri mwikode nayo kwishura ikode wayabuze, ariko ukizera ko imbere gatoya hari inzu yawe, ukabyizera utabibona. Yego, uko niko kwizera. Hari ukuntu abahanuzi abantu bavuga ati ko abahanuzi barokore ngo bajya bashimisha ngo bakareba umuntu ngo yabuze ibyo kurya ibyo kugura ibijumba by'abana ngo bakamuhanurira etaje n'imodoka. Uko niko kwizera. Kwizera ukizera ikintu utabona kitagaragara, uko niko kwizera. Ngaro bigeze guhanura ijambo bwatega ariko ngo muyo mureka kumanura ibyo byose mukampanura ibyo kurya. Yewe. Ebaze. Birakuba Claudine. Uganira ng'umuntu akavuga ati ariko ujya kumanura ibyo byose wamanura ibyo kurya. Ngabona icyo gaburira abana. Kwizera ni ukwizera ibintu utabona udafite, niko kwizera kwa nyako. Yego. Hanyuma ni kare mu ijambo ry'Imana Claudine. Murakoze. Abantu babyumve kwizera ni ukurema rwose, ukarema ibitagaragara ukabigira ibigaragara. Yego. Kwizera udashidikanya ko ibyo Imana yakubwiye bizagira ute? Bizasohora. Ni kare mu ijambo ry'Imana. Nanjye nza akantu. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana
gusoma ijambo ry'Imana tugasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo. ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo ibice 2 ndakeka. Tugiye gusoma ibice 2, turasoma umurongo wa 19, dusome n'uwa 20, dusome n'uwa 21 nibiba ngombwa. Haranditswe ngo yego. Haranditswe ngo Herode amaze gupfa, marayika w'umwami Imana araza abonekera Yozefu mu nzozi ari muri Egiputa ati byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli kuko abashakaga kumwica bapfuye. Arabyuka ajyana umwana na nyina amusubiza mu gihugu cya Isirayeli. Twakire neza amagambo y'Imana. Amen. Uririmbye yararirimbye ararimba ngo kunda gusenga. Barasa guseka. Ikiri kizekeje no kuno isizinga Bibiliya. Funga Bibiliya. Yararirimbye avuga ngo kunda gusenga. Ibindi byose ni ubusa. Ibindi byose ni ubusa David. Iyo Uwiteka ngahinduye amagambo, abantu nabo bahindura amagambo. Bibiliya itubwiye ku nkuru z'umugabo witwa Yozefu. Yozefu ngo yari yiryamiye mu gihugu cya Egiputa, niko Bibiliya ivuze. Ariko se yavukiye muri iki gihugu? Giye kubasobanurira uburyo yageze muri iki gihugu. Bibiliya imbwira ko umugabo witwa Yozefu yagasanzwe atuye mu gihugu cya Isirayeli, ndetse ari namwe yavukiye, aza gukundana n'umukobwa witwa Mariya. Ariko Mariya baza gukundana twitinda y'umwuka wera, ariko Imana yavuze yanabyanzuye. Hanyuma Bibiliya ivuga ko uyu mugore wa Yozefu witwa Mariya ngo yaje kwibaruka umwana w'umuhungu witwa Yesu. Ngo hanyuma uyu mwana ajya kubaho nangasa kiba mu nda y'umubyeyi we, umwuka w'Imana wari waravuze yuko azaza akaba umwami w'igihugu, cyangwa se akaba umucunguzi w'igihugu, cyangwa se akaba umucunguzi w'isi. Bibiliya iravuga ngo amaze kuvuka, ngo baravuga ngo hari umwami wavutse kandi yavukiye i Betelehemu. Ngo nuko ngo haza abanyabwenge ngo bajya kumuramya. Bibiliya imbwira yuko uyu mugabo ngo witwa Herode yarayoboye igihugu cya Isirayeli, ngo yumvise inkuru yuko hari uwundi mwami wavutse, ngagira ishari, arababara cyane. Aravuga ngo ubundi dusanzwe tumenyereye ko iyo umwami ashaje cyangwa ashaka gutanga aho umwana we yibyariye mu nda, ni gute haza uwundi mwami? Bibiliya ivuga ko byasakuje ngo Herode agera nubwo yica abana bose bavutse mu gihe Yesu yavukiyemo. Ngo umwuka w'Imana uraza ugenderera Yozefu yiryamiye mu gihugu cya Isirayeli, uramubwira ngo byuka uhungishe umwana na nyina ubajyane mu gihugu cya Egiputa kuko Herode ahiga umwana ashaka kumwica. Uri kumva akamaro ko gusenga David? Yego. Iyo usenga neza, Imana ikwereka ibintu biri bukwice, ikanakubwira ngo hunga, byaba ngombwa ugahunga. Hanini igihe Imana ikubwira ati ca mw'iyi nzira baguteze kubera wasenze. Bibiliya rero irambwira ngo umugabo witwa Yozefu ahungisha umwana ndetse na nyina. Ntago tuvuze ibyabereye mu rugendo, ngo hari ahantu Herode yashatse gufata Yesu, Imana iteza ikintu cyitwa icyokere, ngo umwana ararira cyane, arize cyane, ngo abakozi bari kubiba amasaka, ngo babwira Mariya batari ko wa mugore we uwo mwana nta nubwo wamugirira impuhwe. Agavuga ati sha mwimbwira kuba ntari kumwonsa sinje nyobeye ko mwonyeje yabaho neza. Hari umugabo utugenza, ngo noneho bazana amasaka ngo bazana amazi, hanyuma aya mazi ngo baramubwira bati aya mazi twayihembye kugira tuyinywere, none yozemo uno mwana wawe icokere kigabanuke, dore izuba riri kuva ryinshi, noneho wongera umuhege. Ngaramwoza, ngamaze kumwoza, imirimo Yesu yakoze, ngamaze kumwoza, ngarababwira ati none aya mazi nogeje mu mwana wanje kugira mwemere ko mukoze umugisha, nanga mukoze ibintu by'imbaraga. Buri muntu wese nafateho duke yagenda dutonyangirize mu murima we. Ngo bagenda ngo batonyangiriza mu murima, ngo
batonyangije mu murima ngo amasaka garera ibaza amasaka bari kubiba ako kanya bigacyari intabire ahita amera ahita yera. Noneho Bibiliya itubwira ko Herode yahageze ako kanya amasaka kime akera, kandi ubwo wenda bavuye nk'abageze nk'ariya ngo ababajije abo bakoze ati mwabakozi mwe ntago mumboneye umugore uri ku ifarashi n'umugabo we ndetse n'akana gatoya bahetse bari guhunga, ngo noneho ngo abandi baravuga ati yo atabo bantu rero uri gushaka ewe ati ko watinze mu nzira ati iki atobo bantu uri gushaka baciye hano turi kubiba none dore wowe uje kubashaka amasaka yeze. Ako kanya ngo Herode ayoba inzira ntiyica Yesu. Imana igenda ishira mu tuntu nyine. Bibiliya itubwira ko bageze mu gihugu cya Egiputa, ibyo ntago ibyo dutinzeho babayo. Ntago Bibiliya yambwiye igihe babereye mu gihugu cya Egiputa nanga bamazeyo, ariko ngo umunsi umwe Imana yitegereza imibabaro y'umugabo witwa Yozefu n'umugore we n'umwana wabo witwa Yesu. Icyamu Uwiteka akitegereza imibabaro ufite none, ngamenya agahinda bafite, ariko uzi kuba mu gihugu kitari icyawe, ntuzi kuvuga urwo rurimi rwo muri icyo gihugu, ntuzi ngo bahahira he, ntuzi ngo bahikorera he, ntuzi ngo mbese ubwo ngubwo niwe. Bibiliya irambwira ngo Yesu amenya imibabaro bafite ngo aragenda yica Herode, yicaga n'abambari be bose. Nkundaga kubwira abantu nkababwira ngo iyi Mana iyo uyigizeho nabi irakugwingizaga cyangwa ikaguhitana, nta mikino igiraga. Bibiliya rero irambwira ngo umwuka w'Imana arongera aragenderera Yozefu mu gihugu cya Egiputa. Imana yohereza umwuka wayo uzuvugane nawe mu ntambara ufite uyu munsi, Imana ivugane nawe mu bibazo ufite. Icyamu uyu munsi Imana ikavugana nawe ku madeni ufite. Bibiliya irambwira ngo umwuka w'Imana avugana na Yozefu yibereye mu gihugu cya Egiputa, aramubwira ngo Yozefu we umaze igihe kinini ubabaye cyane, uri mu gihugu cy'ubuhungiro utazi ngo babaho bate, uri mu gihugu bateza, uri mu gihugu kitari cyacu, ariko none uyu munsi Imana ivuganye nawe irambwiye ngo byuka mu gihugu urimo, cyangwa se haguruka mu iki gihugu urimo usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli, kuko abashakaga kumwica bapfuye. Bibiliya itubwiye yuko Yozefu yabyutse akabyutsa n'umwana n'umugore ngo akabasubiza mu gihugu cya Isirayeli. Tugiye gusenga. Umaze igihe kinini mu gihugu utazi ubwoko bwacyo kitari icyawe, ariko tugiye gusenga Imana iguhagurutse muri icyo gihugu urimo igusubize mu gihugu cya Isirayeli. Reko Mana, amen. Tugiye gusenga Imana igukure mu gihugu cya Egiputa. Ubundi Bibiliya itubwira ko Egiputa ari igihugu kibi, igihugu cy'inzara, igihugu cy'ubushomeri, ni igihugu abakobwa badashaka. Igihugu cya Egiputa ni igihugu abasore badashaka, ni igihugu abantu batubaka, ni igihugu gihoramo amarira n'intambara n'amakimbirane. Tugiye gusenga Imana igusubize mu gihugu wahozemo cya Isirayeli. Birashoboka ko wasutse mu Isirayeli uhunze, ariko Imana ishoboye kugukura mu buhungiro ikakusubiza mu gihugu cyawe wavukiyemo. Tugiye gusenga Imana igukure mu gihugu cy'amadeni, gujyane mu gihugu cyo kwishura. Imana iguhagurutse muri iki gihugu cyo kwambara ubusa, igusubize mu gihugu bambara bakabedwa. Tugiye gusenga Imana iguhagurutse muri iki gihugu cyo kutabyara, ikwinjiza mu gihugu cyo kubyara. Icyama Uwiteka akaguhagurutsa muri iki gihugu cy'ishangiro wicayemo uyu munsi wa none, ikakwinjiza mu gihugu cyitwa Isirayeli cy'igikundiro. Tugiye gusenga David. Imana iguhagurutse mu gihugu wicayemo none igusubize mu gihugu cya Isirayeli mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Tugiye gusenga Imana iguhagurutse mu gihugu cyo kuteza, igujyane mu gihugu beza. Tugiye gusenga Imana iguhagurutse muri iki gihugu cy'ibihombo, ikwinjiza mu gihugu cyo kunguka cyitwa Isirayeli. Tugiye gusenga Imana iguhagurutse muri iki gihugu cyo kudashaka, ikwinjiza mu gihugu cyo gushaka cyitwa Isirayeli. Imana iguhagurutse muri iki gihugu cya Egiputa cyo kudasinzira, ikwinjiza mu gihugu cyo gusinzira cyitwa Isirayeli. Mana Uwiteka ushoboye byose, nta kikunanira, uri nire habwe icyubahiro.
nyemerera ngushimire yuko wangiriye icyizere nkabasha kugaragara imbere y'ubwoko bwawe butandukanye buri kunkurikira none ntuhabwe icyubahiro Mana. Ariko uyu munsi wa none cyangwa se iyi saha ya none dusomye ijambo ryawe riratubwiye ngo umugabo witwa Yozefu ngo yararyamye mu gihugu cya Egiputa ngo ndetse n'umugore we witwa Mariya n'umwana wabo witwa Yesu, ngo ariko iki gihugu ntabwo aricyo bari baravukiyemo, ngo bari baravukiye mu gihugu kibamo nido, kibamo amata, kibamo ifiriti, kibamo amakaroni. Ariko Herode w'ubushomeri ngo abimura muri iki gihugu cyo kurya neza, abimura muri iki gihugu cyo gutunga amadolari, ngo hanyuma binjiza mu gihugu cya Egiputa kitabamo n'ibirayi, kitabamo n'ibitoki, kitabamo mbese ibiryo. Bibiliya igatubwiye ngo umunsi umwe ngo Yozefu asenze, ngo wumva gusenga kwe, wumva kurira kwe, ngo wumva gutaka kwe, ngo hanyuma uramuhagurutsa uramubwira ngo byuka usubize umwana na nyina mu gihugu cya Isirayeli wavuyemo, kuko abashakaga kumwica ubu nabo bapfuye. Ngo hanyuma haguruka no muri iki gihugu, nyemerera aba bagore bari kurira ubakure muri iki gihugu cy'amadeni ubinjize mu gihugu cyo kwishura. Nyemerera umuntu wicaye mu gihugu cy'inzara umukure muri iki gihugu cyitwa Egiputa cy'inzara umwinjize mu gihugu cyo kurya. Nyemerera umuntu wicaye mu gihugu cyo kwambara ubusa umwinjize mu gihugu cyo kwambara. Nyemerera uhagurutse abantu mu gihugu cy'ibihombo ubinjize mu gihugu cyo kunguka, kandi unyemerere uhagurutse aba bantu mu gihugu cyo kugumirwa cyangwa cyo kudashaka ubinjize muri iki gihugu bashaka. Urakoze. Nyemerera uhagurutse aba bantu muri iki gihugu cyo kutabyara ubinjize mu gihugu cyo kubyara. Aba bantu babuze ibitotsi bahagurutse muri iki gihugu ubinjize ahantu mu gihugu cyo gusinzira neza bakanarota neza. Iki gihugu cy'ishyangiro gihagurutsemo abantu ubimure ubajyane mu gihugu cy'umunezero ndetse cyo gukundwa. Urakoze Mana. Buri wese n'igihugu arimo ukimuhagurutsemo Mana umwinjize ahashaka kuba ntangaho yifuza kuba. Urakoze kuri data, usubize abagabo, usubize abasore, unyemerere usubize ababyeyi, kandi unyemerere usubize n'abakobwa. Twese abantu batuye mu Rwanda udusubize, n'abatuye mu mahanga ubasubize, kubera kuri data. Urakoze Mana. Buri wese n'ibyifuzo afite urambura ukuboko kwawe kwiza nk'uko wakuramburiye Yozefu ndetse na Mariya n'umwana wabo, kandi ukumuramburire none usubize kwifuza k'umutima we. Urakoze Mana. Herode watwirukankagaho uyu munsi wa none umwice kugira ngo tubashe kuva muri iki gihugu twinjiye mu gihugu cya Isirayeli. Urakoze kuri Mana yumva gusenga, kugirirwa neza nawe n'imbabazi zawe ndetse n'urukundo rwawe byome ku bantu bawe ndetse nanjye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Kurudi turagushimiye cyane ku jambo ry'Imana tugejejeho. Amen. Sinzi ariko njye igihe usoza ijambo ry'Imana gikeneye kuryumva. Yego. Ari usoza ijambo ry'Imana nkikeneye kugira ute? Kuryumva. Hanyuma ndagushimiye cyane, tugeze mu kanya keza ko kumva nimero y'umukozi w'Imana, muhanuzi w'Imana ku bantu bifuza gusengana nawe, ariko cyane cyane babyiza iyo baje kumusura mu rugo, ku bantu bari hafi, ku bantu bari kure, bari byiza ko wamwandikira kuri WhatsApp ukamubwira ibyifuzo byawe byose, cyangwa se icyo ushaka gusenga, cyangwa se ukamubwira ati nsengera gusa. Kurodi hari umuntu, hari abantu biza muri iki kintu, kandi ngenda nabumva. Niba agiye gusengana n'umukozi w'Imana akamubwira ati umukozi w'Imana nsenganye mfite ikibazo, akamubwira nk'ayo magambo gusa, Imana ikivuzeho ibyo ngibyo David reka mbikubwireho. Ahantu udatanga icyifuzo ni igihe uri kumwe n'umukozi w'Imana nyir'izina. Naho kuriya guhamagara wenda ukambwira ati ndi mu mahanga simbasha kuza, nanga ndi kure simbasha kuza, kandi gusengera kuri telefone nababwiye ko ntabikora. Unyandikira ibyifuzo ufite n'amazina yawe, hanyuma nkajya ngusengera. Imana iyo igize icyo nshishamo ndakubwira, nkakubwira ati Imana yavuze gutya. Iyo itanabivuze si ukuba itazabikora, hari ibyo ikora yavuze, hari n'ibyo ikora itavuze. Iyo itabivuzeho wowe ukabona byasubijwe, urampamagara ukambwira ati Imana yansubije, ntiwongere kubisengera. Njyewe ikintu ngiye kuvuga neza, iyo Imana ivuze ku kintu cyawe utari wakivuga waje kureba umukozi w'Imana, mba numva ari byiza cyane. Nanjye iyo ngeze ahantu rwose Imana ikahita imbwira nk'ibyanjye byose maze iminsi ndimo,
nkewe ejo bundi ahantu nagiye gusengera Imana imbwira ibyanjye byose nayo navuga ati si uyu muntu wagira ngo tuba mu nzu imwe navuga ati usibye no kuba mu nzu imwe wagira ngo tuba mu mutima umwe mu mutima wanjye n'uwo birahuye ibyo ntekereza uburyo niganyiriye se koko hahita ntinya Imana. Hanyuma umukozi w'Imana niwe ngiye gufata nimero yiwe Claude tubwiye nimero yawe 078 61 51 830 78 615 Nyone nimero y'umukozi w'Imana ku bantu bifuza gusengana nawe yasenze. Reka mbashime ku bantu bakuri iki kiganiro cyose kugeza kuri uyu munota nawe Claude ngushimiye ko waduha akanya kawe mu diaspora Diaspora ndagushimiye cyane. Imana muri komeze kurinde nawe dukurikiye Imana muri komeze kurinde ariko none niba ufite inshuti yawe wamushiranga kino kiganiro kumva ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana rirarema.